Christine Kamire nkaba ndi umuganga w'abana hano mu bitaro bikuru bya kaminuza. Ubwonko bw'umwana ubundi ni nka terme biri broad cyane, bifata ikintu kinini cyane, ariko ngira ngo twavuga cyane ku bwihariye bya cerebral palsy. Ku bijyanye na cerebral palsy nk'uko mubivuze ni ukwangirika k'ubwonko bw'umwana buba igihe ubwonko bw'umwana bugikura, wenda mbere ataravuka, ari kuvuka cyangwa nyuma gato amaze kuvuka, ubwonko mu gihe bukiri gukora. Hanyuma bigira ingaruka kuri kugenda, kwicara, mbese nko gukoresha imikaya n'ingingo ze. Bishobora kuba bitandukanye ku mwana, kuva umwe bikaba biri simple bidakabije, akaba ashobora kugenda mo gakeya, ushobora kwigendeshamo. Hari uba bukabije ku buryo umwana adashobora kugenda, wenda ashobora kugendera ku mbago cyangwa se bagendera kuri wheelchair, cyangwa se adashobora no kumuvingamo. Turakomeza watubwira iyo bibaye umwana akiri mu nda biterwa n'iki, mu gihe cyo kuvuka biterwa n'iki, cyangwa nyuma yaho impamvu zishobora kubitera n'izindi? Mbere ataravuka hari ibibazo nyine, ubwonko nibwo bukura cyane. Ashobora kuvuka nyine wenda kubera nk'imikorere y'ubwonko, ibyo twavuga nka genetic, bishobora kugiramo uruhare, ubwonko bugakorwa ku buryo nyine butari develope neza. Ishobora kugira umubyeyi akagira nka infection, hari infection ashobora kugira umwana akiri mu nda, zikamugiraho ingaruka ku mikurire y'ubwonko. Hari nka stroke, umwana ashobora kugira stroke, cyangwa se ubwonko ntibufate oxygene neza. Hari ibintu byinshi nka hypertension akiri mu nda, placenta ntibone oxygene neza, kuri icyo ubwonko ntibukure neza. Ubwonko bibaho ko ibyo bibazo byaba nyine akiri mu nda cyane. Hanyuma muri cya gihe cyo kuvuka, akenshi ni uko umwana abura oxygene ari kuvuka. Ashobora kuvuka ananiwe, yatinze nko kubise, wenda se ashobora kugira trauma ari kuvuka. Akenshi ni ukubura oxygene arimo kuvuka, nibyo bikunze kubaho mu gihe ari kuvuka. Nyuma yo kuvuka, mu mezi make nyine ubwonko bugikura, hari nk'abana bavuga batagejeje igihe, urumva ubwonko bwabo bukiri buto, buba buri risike yo kugira injari mu gihe buri gukura, bukiri butoya. Ikindi ushobora kugira infection, nabwo infection ikabije nka mugiga. Ashobora kugira stroke nawe akiri umwana mutoya, ashobora kugira umuhondo ukabije. Ni condition nyinshi zatuma umwana ubwonko bwe bwangirika nyine mu gihe bukiri gukura, butararangiza gukura. Ngo bakunda kuvuga ngo hari ubwonko harimo bafata nka moteri y'ibintu bitandukanye mu bwonko bukora. Bivuga ngo iyo bwangiritse niho bya bimenyetso bitandukanye gukomeza bigenda bigaragara. Ibiba byoroshye ni ibihe, ibikomeye cyane umwana ashobora kugira ni ibihe? Nk'uko twabivuze, ibigaragara ni uko bigaragazwa no kudakontorora imikaya, ingingo no kugenda. Ibiba byoroshye rero, umuntu ashobora kuba atabasha kumentena position neza ngo agende nk'uko turi kugenda nyine yihuse, ariko akaba ashobora kwigendesha, akaba ashobora kurya, akaba ashobora gukora ibintu bimwe by'ingenzi, akaba ashobora kubikora. Ubukomeye cyane nk'uko nari nabivuze kare, bimwe hari abana badashobora gukora, ntashobora gufata igikombe ngo azamure, ntashobora kumira, ntashobora gukoresha gukora ikintu icyo ari cyo cyose, cyangwa se wenda akenera nk'intebe kugira ngo abashe kugenda, agakenera ibikoresho kugira ngo abashe kugenda. Niko bigaragara. Ntabwo kwicara ntibikunda, ubwo ngubwo arabubona wenda bajya gusa nk'abatimunda, ngo biba byageze ku rwego rwo hejuru. Kimwe n'ubundi iriya cerebral palsy
akenshi nyine tuvuga kugenzura imikaya, ariko hari n'igihe ibifatanye n'ibindi ibintu bishobora gufatanya. Urugero, hari bamwe ubwonko budakora neza nyine bakaba na fonction intellectuelle, capacité intellectuelle iri hasi, niho atabishobora. Hari abashobora kugira igicuri, n'ibintu byinshi bishobora kuba bikomatanye cyane. No kuvuga cyane ko kuvuga n'ubundi bikenera imikaya nyine yo gukoresha, ni kimwe no kumira. Hari n'abandi babyeyi usanga bavuga ko wenda bya bindi umwana yakabaye akora mu gihe runaka abyikoreraho, ugasanga arikoreraho pipi. Yego, ni bya nyine ya capacité intellectuelle nayo biba bikomatanye. Hari benshi biba bikomatanye bitewe n'uburyo ubwonko bwangiritse. Hanyuma ubwo bwoko bw'ubumuga se iyo byagenze gutyo kuri uwo mwana se hari ikiba gishobora gukorwa, ni ibintu bishobora kuvurwa cyangwa iyo ubwonko bwangiritse biba byarangiye? Mvuze ngo ubwonko bwangiritse biba byarangiye, ni kuko iyo bwangiritse ni ibintu biri perimana, ntago ugenda ngo urepare ubwonko. Nta nubwo wavuga ngo hari umuti wafata ngo bukire burundu, ariko gufashwa hakiri kare bigira niyo navuga ingaruka nziza, cyangwa se bigira good outcome kubwo hari ibyo ashobora kwikorera. Bafashwa kare, urugero tugakora nka physiotherapy, kubagorora, rehabilitation, tukabigisha bakigishwa gukoresha ibice bimwe na bimwe, kwikorera ibintu bimwe na bimwe. Hari n'abashobora kujya ku ishuri, benshi ndetse bashobora kujya ku ishuri kandi bagakora ibintu, bafashwa hakiri kare. Yego, bigira ingaruka nziza. Ntabwo ubwonko bugenda ngo bukire hahandi bwangiritse, ariko hari ibyo bafashwa bakaba bagira bakabaho neza. Yego. Hanyuma inama zigirwa ababyeyi ziba ari izihe, cyane muri bya byiciro twavugaga, mu gihe wa mwana uri mu nda, nk'umubyeyi yakora iki ngo amurinde kubyirinda? Kubyirinda, icya mbere ni ukujya gusuzumisha inda hakiri kare, kandi uretse no kuba hakiri kare agakomeza no kubikora, kugira ngo ikibazo kibaye, nimba se afite nk'izo infection, niba ari ikindi kibazo, afashwe ubwonko butarangirika. Hanyuma wenda twajya no ku cyiciro kindi aho bwangirika nko kuvuka, ubwo twagira ababyeyi kugira ngo babyarire kwa muganga bafashwe. Icyo gihe ubwo n'abaganga nyine nabo bita kureba umwana neza, umubyeyi neza, kugira ngo abyare ubwonko butarangirika. Niyo ngingo kenshi ababyeyi bavuga ngo barambwiye ngo umwana wanjye ari mu ndaya. Yego. Bivuga ngo ni ukwirinda ikintu cyatuma umwana ananirwa ari mu nda bikagira. Yego. Bivuga ngo iyo ari mu nda, bimwe mu byangirika bwa bwonko twavugaga. Yego, ubwonko iyo bubuze oxygene cyangwa se bugize ikindi cy'ubwangiza, niyo outcome tubona ya cerebral palsy. Nyuma yaho rero kuri za ndwara zindi zishobora kuba gutera icyo kibazo wenda kuba umwana wavutse, ku nama zigirwa ababyeyi umwana akivuka, ubundi akenshi ibyo dukunda kubabwira, birumvikana konsa umwana hakiri kare, kumwongereza amasaha, ariko tubabwira no kubakingiza bibarinda indwara zikomeye zishobora kwangiza ubwonko, nka infection zikomeye cyane. Gukingiza nka mugiga irakingirwa, atayikingije hari infection nyinshi zamutera mugiga, akaba nyine umwana yaza arembye, cyane ko hari na mugiga ashobora kuza tutagire ibyo duhita tugarura ako kanya. Ikindi nk'umuhondo, tubabwira ibimenyetso nyine umwana uko agaragara nyine. Abenshi umuhondo ubundi ntabwo ari ikintu kidasanzwe ku mwana, kiraba, ariko iyo ukabije wangiza ubwonko. Iyo baje hakiri kare rero bakibona umuhondo, tubasha kuwupima tukareba niba ukabije, tukabashyira ku itara bitaragira ingaruka ku bwonko. Yego. Ikindi ibimenyetso mpuruza, umwana ashobora kugira umuriro. Ni byiza kuza kwivuza ukibona agize umuriro nyine, cyane nk'umwana turi munsi y'ukwezi,
ubundi biba bigoye ko umwana munsi y'ukwezi agira umuriro. Iyo agize umuriro ni ikimenyetso gikomeye uba ugomba kuzana umwana kwa muganga, ariko ashobora no kutagira umuriro akagira ibindi bimenyetso nko gucika intege, akaba acitse intege, ntashobora konka, ni ikimenyetso y'uko yagize n'ikimenyetso cya infection. Uretse yuko atanashoboye no konka ari ibindi nabyo, abuze ntuza isukari ibaye nkeya nabyo byakwangiza ubwonko. Ndumva ari nk'ibyo, n'ubwo wenda haba ari ibindi byinshi malariya sinayo yazengereje. arwaye malariya nyine akiri muri iyo myaka. Hari igihe malariya igera ku bwonko, ariyo twita cerebral malaria, nayo yamwangiza. Yego, umwana agagaye, nari mbyibagiwe, ashaka kugira ikibazo kimutera kugagara, agomba kuba ari kwa muganga, kuza kwa muganga muri iyo munsi tukamufasha. Kugagara nako yaba ari ikimenyetso cya Yego, gishobora kuba ikimenyetso nyine, n'ubundi bishobora kuba bikomatanye, ariko ashobora no kuba butarangirika cyane akagira ikibazo kimutera kugagara. Nabyo ni byiza yuko aza ubwonko butarangirika, kuko iyo ari kugagara ubwonko ntabwo bubona oxygene. Ubwonko iyo bumaze iminota 5 butabona oxygene butangira kwangirika. Ikintu gikomeye ni uko ubwonko bwangiritse butagaruka. Niyo mpamvu ari byiza kuza kugira kukonsulta hakiri kare atangiye kugagara. Yego. Hanyuma twavuze ibyiciro bitandukanye ku bwonko bw'umwana bushobora kwangirika. Ubwonko bwangiritse n'ubwonko bupfuye nibwo butagaruka, bushobora kwangirika gake ariko tukamufasha. Yego, agafashwa. Yego. Hanyuma twavuze ibyiciro bitandukanye ku bwonko bushobora kwangirika. Mu baza babagana banamusuzuma kugira ngo benshi bari amatransport. Yego. Mufunze gusanga wenda abana bagize ikibazo barakigize mu kigihe. Niba abandi byabaye bari mu Rwanda, abandi ibyiciro byose turabigira. Hari ababa byarabaye bari mu nda, hari ama infection abana ababyeyi bakunda kugira, umwana akavuka afite nyine ikibazo. Hari abenshi tubona baravutse bakaba aribwo babura oxygene, ari nabyo akenshi dukunda kubyatigwaho, kubera ko ariho tuba tubonye umwana akivuka twavuga ati nuko yatinze kubise wenda nuko byagenze gutyo. Nabyo nyine urumva babiri ko bari kuvuka. Hari abaza bagize infection z'ababyeyi, n'ikintu gishobora kuvurwa akiri mu yego, ni nacyo cyakwirindwa cyane. Nicyo cyakwirindwa cyane, niyo mpamvu baba bagomba kuza kwisuzumisha hakiri kare. Hari infection birinda zivurwa zigakira agitwite, zigatuma umwana atavuka afite ibibazo. Ashobora no kuvuka wenda byarakira, twavuga nka syphilis, toxoplasmosis, maze nta kinyarwanda cyayo nzi, kavuga nka rubella. Ni indwara, ni infection akenshi ababyeyi bagira, bikaba byakwangiza ubwonko. Yego. Yego, cyane 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 cyane. Nuvuga mu buryo bwo kwirinda, gukurikirana inda neza kandi ku gihe, akubahiriza amarandevu ahawe, inama za muganga, bigira ingaruka nziza ku bwonko bw'umwana, imikurire y'ubwonko bw'umwana nyine, no kurinda ibyo ngibyo byo kwangirika k'ubwonko bw'umwana. Hanyuma twagira ngo mu gusoza noneho twavuze ubwangiza, ariko tugira ngo mutange message ari naho abantu byumva neza mu gihe wa mwana afite ubwonko buzima, icyo bifasha kugira ngo n'ababyeyi bajye banitwararika. Gusa no kumugereranya mu gihe bwangiritse na cya gihe ari buzima, icyo bifasha umwana. Ikibazo manza ntacyumvise neza. Hari twavuze ibigenda byangiza ubwonko bw'umwana. Niyo mpamvu mu gihe ubwonko bwangiritse nyine ntabasha kugira gutya na gutya, ariko ubwonko buzima bukura neza kuri iki kigero. Wenda twavuga nk'ibyo ashobora kureba kugira ngo amenye yuko ubwonko bw'umwana bwangiritse. Ni ukuvuga ubundi, kubera ko turi kuvuga kuri cerebral palsy ikora ku bijyanye n'inyama cyangwa se imikaya no gukora k'umwana, uko ashobora guhagarara, uko ashobora kugenda, ubwo nibyo wenda umuntu yakwibandaho. Ubundi hari uko umwana nyine yavuka, ijosi rye ntabwo riba ryagakomeye. Kubona umwana w'amezi 2 ijosi rye ridakomeye, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko umwana iyo atangiye kugira nk'amezi 4 ukabona ijosi cyameze ntabwo rikomeye, ntabwo ari control,
ni ikimenyetso mpuruza cyatuma aza kwivuza hakiri kare. Ni nko gutangira kwicara hagati y'amezi 5 n'atandatu, umwana kubera ko nyine ijosi rirakomeye aba ashaka kwicara. Umwana agejeje amezi 6 ataratekereza kwicara, byumvikana bamuteruye, nacyo ni ikimenyetso. Hari nko gukambakamba, umwana agejeje amezi 9 ataratangira gukambakamba, ni ikimenyetso nacyo cy'uko ashobora kuba afite ubwo burwayi. Hari nko kuba umwana ubona agagaye, afite umugaga ntuza mu ngingo, ni ikimenyetso. Cyangwa se yoroshye bidasanzwe, ahantu hose yijyana umva nyine bidakomeye nk'ibisanzwe, gukuragwa, ni ikimenyetso cyabyo. Ikindi, hari ikindi kuba umwana akunda gukoresha ukuboko kumwe. Ubundi mbere y'umwaka ntabwo umwana aba afite ukuboko kumwe akoresha kurusha ukundi, amaboko yose ayakoresha kimwe. Iyo rero afite ukuboko kumwe akoresha ukundi atagukoresha, nabyo ni ikibazo. Ni kigaragaza ko wenda igice kimwe cy'ubwonko gifite ikibazo, kitari gukontorora neza. Ndumva ari nk'ibyo navuga. Umwana w'umwaka batangira ahagarira ku bintu, atangira kugenda. Ubundi umwana w'umwaka bashobora kugenda adafashijwe n'undi muntu, agatera intambwe nkeya adahagaze neza, ariko akaba bikura. Kuri 15, amezi 15 ashobora kugenda nyine ubona ari kwigenda adadepanda ku bintu. Iyo umwana agize amezi 18 atarabasha kugenda, ni ikimenyetso mpuruza. Yego, hari nagera aho ngaho. Utanga muri rusange ku bijyanye n'ubwo bw'ubumuga. Ubutumwa natanga, ubu bwoko bw'ubumuga nyine twavuze bwo kwangirika k'ubwonko bw'umwana bugikura, aribyo twise cerebral palsy, bugaragazwa nyine no kudagenzura imikaya, ingingo kugenda neza. Aba bana nubwo wenda hari bamwe batabubona cyane, ariko buriho. Ko nk'ikigereranyo ugereranyije nko ku isi yose, bagereranya hagati y'abana 2 na 4 mu bana 1000 bavuka. Ntabwo bavuga rero ko butabaho. Umubyeyi cyangwa abandi bantu bagomba kumenya uko abana bafite cerebral palsy. Ni abana bakwiye urukundo, bakwiye gufashwa. Ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni uburozi cyangwa ni ibintu baba baterereje cyangwa ni umuvumo. Ni ikibiva kuri ubwo bwonko bwangiritse, ntabwo ari abadayimoni. Ni biva kuri ubwo bwonko bwangiritse. Iyo rero byakubayeho ntabwo wakwiheba ngo birarangiye. Umwana ni ukumwitaho hakiri kare, ukamuzana kwa muganga tukamufasha, barabagorora, barabigisha ibintu bimwe na bimwe, kandi bashobora no kujya kwiga, bakaba bakwiga kandi bakabimenya. Ikindi ni nk'utwo twabivuze nyine, ni gukora imizire zo kubwirinda. Kwirinda yuko biba ntabwo bivuze ko bivuyeho burundu, kuko hari n'ibyo tutazi bibitera, ariko birabigabanya. Nk'uko twabivuze, gusuzumisha inda hakiri kare, kubyarira kwa muganga, gukingiza, kureba ibimenyetso mpuruza byerekana ko umwana arwaye, byarinda yuko ubwo burwayi bubaho. Yego, murakoze. Nitwa Mushimiyimana Christine Nancy, ndi umuphysiotherapist muri ibi bitaro bya kaminuza bya CHUB. Twajya mu komose by'umwihariko kuri bari abana bajye bagira ikibazo cyo baragize ikibazo cyo kwangirika k'ubwonko. Muri iyi serivisi kuri ubu mufite abangana iki? Ese ibyo bakorerwa by'ibanze ni ibiki? Bibavana kuri uruhe rwego bikabageza kuri uruhe rwego? Yego, murakoze cyane. Nibyo koko bari abana turabakira bagize ikibazo cyo kwangirika ku gice cy'ubwonko. Ubu muri serivisi yacu ya physiotherapy muri ibi bitaro bya CHUB dufite abana bageze kuri 45. Abo bana tubakira mu byiciro, ntago bazira rimwe. Dukora buri munsi, ariko abana by'umwihariko tubakira kwa 2 ndetse no kwa 4, 2 mu cyumweru. Hakagenda haza abana range baza hagati y'10 na 15 kuri uwo munsi. Yego. Uburyo bakorerwa n'ibihe waduha nk'ingero, kuko hari abo tubona n'ijosi wenda riba
bidakomeye, hari ubona nta mbaraga n'amaguru. Iby'ibanze n'ibintu bakora bikabavana kuri urwo rwego bikabajyana kuri urwo rwego. Yego, murakoze cyane. Nibyo bariya bana nk'uko uri kubivuga, iyo umwana yavutse akangika ku bwonko, ashobora kwangirika ku bwonko nk'uko mwabibwiwe ari kuvuka, ariko ashobora no kuba yanabigira nyuma. Abo bana rero bagira ibimenyetso bitandukanye. Iyo ubwonko bwangiritse, imitsi yabo wenda ariko mbivuga mu Kinyarwanda, bamwe bashobora kugira umugaga mwinshi, abandi umugaga ukabura, umwana akaba ari aho yoroshye ubona ingingo zose zisa nk'izoroshye, cyangwa se undi akaba afite icyo bita spasticity, afite umugaga mwinshi. Ibindi bimenyetso nk'uko wari ubivuze, ijosi ntago rifata, kwicara ntibikunda, kwihindukiza ntibikunda, kugenda ntibikunda. Tugendera rero kuri milestone y'umwana, ni ukuvuga ngo umwana ufite ikigero runaka aba abasha ubundi gukora iki. Umwana w'amezi 2 mu by'ukuri ijosi riba rimaze gukomera. Umwana ufite amezi 4 aba abasha kwihindukiza, iyo yanihuse rimwe na rimwe aba yiyegura akabasha kwicara. Umwana w'amezi 6 mu by'ukuri aba abasha kwicara neza. Uw'umwaka aba agenda ndetse abasha no kugendera ku bintu, cyangwa se bamwe bakanagenda badafashe. Imyaka 2 aba yirukanka abasha kuzamuka esikariye. Icyo kintu rero twebwe muri physio nicyo twubakiraho, nicyo tugenderaho. Iyo twakiriye umwana turamenya uyu mwana ubundi afite amezi angahe, afite ikigero kingana iki. Twasanga rya josi mu ritakomeye kandi ari mu kigero cyangwa se arengeje ikigero yakagombye kuba ijosi rikomeye, niho dushyira imbaraga, niho dukoresha tekinike zitandukanye, niho tumukoresha imyitozo kugira ngo duhere by'umwihariko ku ijosi. Kuko bariya bana iyo ijosi ritarakomera nta kindi kintu wamufasha. Ijosi ritarakomera ntiyabasha kwicara, ariko niburi iyo ubashije kwacivinga ko ijosi rikomera, ugenda ukurikizaho umwana akaba yabasha kwicara nk'uko bya bice bigenda bikurikirana nabivuze. Ijosi rirakomera, umwana akabasha kwihindukiza, akicara akaba yabasha kugenda. Ariko ibyo byose tubikorana hagati y'ubufatanye n'umubyeyi. Bari ababyeyi muri community barimo muri societe babayemo, baba base nkaho biheza. Umuryango urabaca nk'uko bamwe babivuga, baturiya mwana wabyaye n'iby'iwanyu, n'amarozi, n'ibituruka aha. Haba hari imyumvire myinshi itandukanye, rimwe na rimwe n'abagabo bakabata. Icyo dukora rero iyo bageze ahangaha cyambere, urumva baba bahahuriye ari ababyeyi bahuje ikibazo. Byonyine kubona ko atari we wenyine muri societe iryo shyano ryaguyeho, cyangwa se atari we muri societe ufite uwo mwana ufite icyo kibazo cy'ubumuga, hari icyo bimwubaka. Icyo ni kimwe. Kabiri, tubasobanurira byimbitse inzira byanyuzemo kugira ngo uwo mwana aba afite icyo kibazo. Icya gatatu, noneho tukigisha umwana, nubwo natwe tubikora ariko tuba turi kumwe n'umubyeyi, tukamubwira ati ibi bintu turi kubikora aha, ariko amasaha menshi uba uri kumwe n'umwana, gerageza ibi twamukoreye nawe ujye ubimukorera. Ibikoresho bikenewe kugira ngo umwana bimufashe birahari, umubyeyi ashobora no gukoresha akabitahana mu rugo, nawe ubwo akajya abasha kubikoresha. Nubwo buryo dukoresha ni nabyo twakirizamo abo bana. Ubona bitanga umusaruro muri rusange kuri wa wundi wubahirije amarangamutima. Yego, nibyo bitanga umusaruro cyane ndetse ufatika. Dufite n'ababyeyi hano uyu munsi mwaje ku munsi mwiza babazanye, bari bubereke ko icyambere kibakorera kwiyima agaciro no kumva ko baheranwe, icyo kirabanza kikavaho. Iyo amaze kwakira rero, icya kabiri n'umwana agira urwego avaho. Buri mwana arigenga, niko navuga. Sinakubwira ngo mu gihe cy'umwaka umwana waje ijosi ridakomeye ubu ryaragenze. Haruza mu mezi 6 bikaba byakunze, haruza mu myaka 2 bikaba byakunze, biterwa nuko umwana twamukurikiranye, nuko mama we bya bindi twamwigishije kwa muganga abikora. Harimo benshi rero rwose bagera kuri level nziza, yaraje adahindukira, ijosi ridakora, ariko bakaba basha kugenda ndetse akabasha no kujya kwiga. Tumushishikariza ko ajya mu irerero, mu bafite amarerero, abashoboye bakaba babasha kujya kwiga. Ariko hakaba n'abandi byanga bitewe n'uburyo ubwonko bwangiritse, akaba azakoresha akagara ubuzima bwe. Ariko icyo tumufasha ni ukurinda complication cyangwa se ingaruka zishobora kuboneka kuri wa mwana igihe utamwitayeho. Harimo abakira bikaza, hari n'ibyanga. Ufite amahirwe ko hari byagira umurongo bigiraho birakunda iyo yamukurikiranye neza. Ariko iyo tubonye bitewe nyine n'ubwonko bwangiritse, igice cyangiritse, igihe kimaze atavuje umwana, kuko please umwana tumwakira akiri muto hakiri kare, please tubone impinduka nziza. Ari intervention ibasha gutanga igisubizo cyiza. Ariko iyo tumubonye bitinze, kuko abenshi baba bari muri societe kugira ngo bazagere hano kuri ibi bitaro, nabyo ni process ndende. No kubona ubushobozi bwo kuvuza nabyo ni yindi n'urundi rugendo. No kuba yumva ko agomba kubika mu nzu ntamugeza hagati
ahagaragara. Icyo nacyo ni izindi. Iyo twagize umugisha rero kumubona hakiri kare tubasha kumufasha akagira icyo ageraho. Nabwo iyo atagize icyo ageraho turamusobanurira tukabasha no kumwereka uburyo nyine azaba mu kagare kandi akabaho nta zindi ngaruka atewe n'ubwo bumuga afite. urakoze cyane. Murakoze.